mwakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Yeah. Murakoze, ikibazo cyanjye nashakaga kubaza, usobanuye byinshi bigaragara inzira yari ikomeye, ariko nagize ikibazo nifuza kubaza, ese musobanura mute impamvu mwari mufite ikomeye yumvaga ko mushobora gutsinda ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ingabo zikomeye ndetse bashyigikiwe n'amahanga, mu by'ukuri yumvikanaga nkakomeye. Nyuma yaho uyu mukanya tugeza aha General Kabarebe yadusobanuriye uko mwageraga mu Mutara, uko mwasanze bimeze ko byasaga nk'ibiteye ubwoba. Impamvu ikomeye mwagize mukumva ko muri gutsindira urugamba kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 30 mwicayeho. Ndabashimiye. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ari science ngo muri science narareba nkasanga turi gutsinde, cyangwa ntabwo ari it's not anything. Ntabwo nta kintu cyari gihari twemezaga ko turi butsinde kirenze umutima wacu kuvuga ngo natsinda ntatsinda ngomba kurwanira ukuri kwanjye. Nicyo umuntu yashingiyeho, ibisigaye bikubakira aho ngaho. Ntabwo rero ntawari ufite icyizere ngo ibintu bigomba kugenda bityo, kuko na bimwe uko abantu babitekerezaga cyangwa babyifuzaga bigomba kugenda siko byagenze. Kuri bimwe hirya no hino, ariko ibyo mvuga yo kuvuga ngo twari ahantu uvuga uti bya bintu natangiriyeho, ngira ngo wenda nabivuze mu Cyongereza mbivuga mu Kinyarwanda, aho uvuga uti ariko aho ndi ibindi imbere ngomba guhangana nabyo. Mfite uburyo bungana iki kugira ngo nkore kimwe cyangwa nkore ikindi, ariko ukaba ufite ibintu bibiri gusa, kuvuga ngo either ndabihunga nigendere nkiza amagara yanjye, kuko hari ababikoze barahunga barigendera babivamo, n'ubu barakiruka ntibaragaruka. Ibyo babikora. Ikindi ni ukuvuga ngo aya ntabwo ndi bugenze, ibyo narwaniraga n'ubundi ni ukuri kwanjye, ngomba kubikomeza ni nabizera mbizire. Ni ibintu bibiri rero, yezo urahunga cyangwa urasigara uhangane n'ikibazo. Ibi byo guhangana n'ikibazo byari mu bantu benshi, nicyo cyiza cyabyo, byari mu Banyarwanda benshi, ntabwo bari bake. Abahunze ngira ngo nibo bake kurusha basigaye bahanganye n'ibibazo. Muri uko guhangana rero n'ibibazo nyine ugomba gukoresha ubwenge. Noneho gukoresha ubwenge, ese uhangana n'ibibazo ute? Guhitamo inzira uhangana nabyo nayo noneho niho hazira gukoresha umutima n'ubwenge, bikaguha icyo gukora bitewe n'icyo ufite, n'icyo uzi ku mwanzi, n'uburyo bwo gukoresha kugira ngo utsinde ari urugamba rumwe hano cyangwa ahandi, cyangwa utsinda urugamba runini rwo kurangiza ikibazo cyose. Nta kindi cyizere, nta kintu cyari gihari cyaha umuntu uwo ari we wese. Yewe n'abatsinzwe banza batari bazi ko bazatsindwa, babaga bazi ko ni leta, bafite ibyangombwa byose, bumvaga bari aho twebwe bitaga inyenzi, bazatunyura hejuru gusa bakagenda. natwe kubera aho twavaga nuko twari tumeze n'ubushobozi
butari buhagije twari dufite usibye uwo mutima wo gukora ibyo ushaka gukora barabikoraga ariko nta garanti nta kintu cyakwemezaga ngo ibyo urwanira uzabigeraho ariko wagomba kurwana nenewe kuko nicyo wahisemo kandi niyo inzira yari imbere yawe warebaga wakoresha gusa so ntazagira ukubeshya ngo ibyo twita intsinzi ngo barayirebaga barayirwaniye bayigeraho ariko kuba warayirebaga iza ibyo bizavugwa n'utari uhari